gusaba undi ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Gusaba undi ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Mu yandi magambo no kumusaba ko muryamana. Sicyo bivuze ko bishatse kuvuga. Icyo kintu se ko numva atari icyaha. Gusaba undi kintu kujya mu muryamane. Ntabwo rwose mu mategeko mba. Mu byo nzi, mu mategeko nzi. Wenda hazagira umuntu nyomoza ariko icyo cyaha ntabwo ngize. Nta nubwo nzi ko kibaho. Gusaba undi kujya mu muryamane nta cyaha kirimo. Ari ibyo ngibyo buri muntu wese yajya aregwa. Ko gusaba bibaye icyaha kuvuga ngo nawusabye kanaka igitsina cyangwa se tuvuge gutyo. Si ukumusaba igitsina se muri ibyo ngibyo. Ese ni icyaha ki? Ari ibyo ngibyo nta muntu utafunga kuko narebye reka turegere no muri code penal. Tukarebera wenda no muri GBV. GBV ni itegeko rikumira kandi rihana ihohoterwa rishingiye ku gitsina iryo ari ryo ryose. Naho code penal ni itegeko rihana ibyaha riteganya n'ibihano muri rusange. Nkeka ko nta hantu na hamwe wabona icyaha cyitwa ko gusaba undi gitsina ari icyaha kuko biramubangamiye. None rero mu gihe umuntu wese yaba agufiteho inshingano kuko urumva kuri Prince Kid ikintu kimugonga cyane ni ukuba bano bakobwa yarabafiteho inshingano. Aho turabigeraho nanone bivuga ngo dukurikije code penal itegeko namaze nagusomeye bira ni muri rusange ni ku bantu bose. Ni ku bantu bose guhuza umundi ku nkeke ushaka igitsina ibyo twabivuze. Noneho rero hari itegeko ryitwa GBV cyangwa se gender based violence. Ni itegeko nimero 58 ryo muri 2008 ryo kuwa 10 z'ukwezi kwa 9 2008 rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ryose rishingiye ku gitsina. Mu ngingo yaryo ya 24 niho turi buza kubisanga. Naho ni turisoma tuyisomye neza wasanga uriya musore bitamuhama. Reka nyisome kugira ngo twumva wabona Kid ari ubutahe. Oya mu ngingo 24 ingingo 24 iragira iti. Ingingo 24 iragira iti ahanishwa igifungo kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 5. Ni hazabu y'amafaranga kuva ku bihumbi 100 kugeza ku bihumbi 200. Umukoresha iyo tari murayumva umukoresha cyangwa undi wese witwaza umurimo ashinzwe. Turi kugendera aho ngaho. Umukoresha cyangwa undi wese witwaza umurimo ashinzwe agahoza uwakuriye mu kazi ku nkeke agahoza uwakuriye ibyo bintu ugenda uze kubisobanura kubisesengura neza. Twabonye umukoresha cyangwa se undi muntu kuri umuntu ugahoza undi muntu ku nkeke akoresheje amabwiriza ubwo atravers amabwiriza ngo ati ngenda kuwe ngo uze kuza amabwiriza ibikangisho no kuvuga ngo sinzi niba urimo kubyumva neza no kuvuga ngo nudakora iki ndakora iki cyangwa harabiki ndakwirukana rero nzakugira gute turimo iterabwoba iterabwoba naryo ryumva agamije kwishimisha bishingiye ku gitsina. Twabonye ibintu bitatu akoresheje amabwiriza. Icyo ni kimwe. Ibikangisho ni iterabwoba. Noneho tubisanishiro na ya kese yacu. Ese muri ya kese yacu yabikoze yishimishije cyane ko atanabikoze ariko cyane ko ataje undi ku nkeke. Yagamije akoze muri bikorwa bitatu nibyo yabikozemo. Ese yamuteye ubwoba. Ese yamuhaye amabwiriza ati ngwino ndagusaba ngo ndakubwira ngo ndagutegeze uze turyamane. Ese yamubwira ati niba utakora bino ndakwambura ikamba. Ibyo nibyo bintu bitatu wagombye kugira gute kugenderaho. Wasabye igitsina ubwiye umuntu uti wampaye ibyo si twasanze atari icyaha ko gusaba utende kuri code penal dushingiye kuri ruswa. Navuza yuko atari wari ushinzwe gutanga intuza kuko nta n'ubushobozi nta n'uburenganzira bifitiye. Icyo yarafite no gukorganiza amarushanwa. Ibyo nabyo twasanze bitamuhama cyane ko wenda nta n'ibimenyetso bihari. Icya gatatu ni haje twasanze guhoza ku nkeke. Yabikoze inshuro imwe kandi inshuro imwe twasanze atari guhoza ku nkeke. Kavuga nti Bwana Kagame ishimwe Dieudonné alias Prince Kid taha zamura ibyawe uve mu mageragere ugende. Right, JALAS Official TV turabasuhuje tubahaye ikaze
ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Twibanda ku bigiye bitandukanye ariko ahanini tuba tugira ngo duhe information cyangwa se duhe amakuru abumva ikinyarwanda, yaba abari mu Rwanda ndani cyangwa se abari hanze yarwo, abari i Burundi, abari muri East Africa muri rusange, n'abantu bari i Bwotamasimbi, abari muri Europe, abari muri Amerika ndetse no muri Australia. Mwese turabasuhuje kimwe n'abari muri Aziya. Hanyuma rero ngira ngo nkuko mubibona kuri kamera zacu, turi kumwe n'umuvandimwe twigeze kuganira n'ubundi si ubwa mbere tuganiriye, ni impuguke mu mategeko, yitwa Nyiringabo Laurent. Akaba nabimazemo igihe, ngira ngo ubushize tuganira kuri case cyangwa se kuri issue ya Ndimbati, wenda ababonye ikiganiro muramwibuka, ariko n'abamubonye mbere cyangwa se abamubonye bwa mbere mumenye ko yitwa Nyiringabo Laurent cyangwa se Maître Nyiringabo Laurent. Hanyuma ngira ngo rero twamwifashishije uyu munsi kugira ngo tubashe gusesengura, ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga iby'ubujurire bwa Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid ku byaha aregwa. Murabyibuka ko nyuma yo kugera mu bucamanza cyangwa se mu rukiko, hari icyaha kimwe yamaze guhanagurwaho, kugeza kuri ubu rero akaba akurikiranyweho ibindi byaha bibiri ari nabyo yajuririye. Maître cyangwa se Laurent, ngo waha ikaze. Murakoze JALAS. Si amakuru kutaherukaga. Hari haciyemo agahe tutabonana kubera izi saga, ariko ntekereza ko nawe akazi kaba katoroshye. Akazi ni kaba koroshye, ariko nyine ako kuganira nawe ntabwo twakabura. Yego. Neza ko urisanga uri umuvana, ahubwo uko mbona waje imbokoboko gusa. Waje imbokoboko gusa. Turareba nyuma. Kambe ry'umunyu. Niko bimeze. Hanyuma ngira ngo wenda abantu bakubonye bwa mbere, kimwe mu bintu nzi kuzwiho cyangwa se abantu bakuziho baba mu ruganda rw'imyidagaduro, nuko n'ubundi ni wowe uhagarariye abanyamakuru b'imyidagaduro mu mategeko. Yego. Ndi umujyanama mu mategeko, bafite forum. Yego. Abanyamakuru ba showbiz bafite forum bahuremo bitara SGF, so ndi umujyanama wabo cyane cyane mu mategeko, yego n'ibindi, ariko ndi umujyanama mu rugo rw'abanyamakuru b'imyidagaduro mu Rwanda. Rero ngira ngo nubwo bwose uba ufite akazi kenshi urakurikira, by'umwihariko ibibera muri runo ruganda, cyane cyane ko n'ubundi waba umujyanama w'abanyamakuru udakurikira ibyo bakora. Kugeza ubu rero inkuru ziriho nyinshi cyane, zirakomoza cyane ku ifungwa n'ifungurwa rya bimwe mu byamamare bya hano mu Rwanda. By'umwihariko nakwifashishije uyu munsi kugira ngo tuganire kuri issue ya Prince Kid, kubera ko kugeza ubu yarajuriye, nawe tuzi bye, wenda ntawe uzi dosiye ye 100%, ariko icyemezo cyangwa se umwanzuro w'umwavoka ujurira tufitiye kopi, by'umwihariko JALAS Official TV. Ariko nanone nawe hari ibyo wumvise kugeza ubu. Ngira ngo n'umwana w'igitambambuga, ya kesi hano mu Rwanda barayizi, buri muntu wese ukurikira ayibonye. Ngira ngo n'umuntu ugenda wamuvuga ati ese ugiye kusaba happiness, urumva ko nkeka ko ariho yaturutse ya mvugo. Bivuze rero ngo ni ikintu kizwi, uravuga n'umuntu uti ngo wampaye happiness. Ngira ngo karagaciyemo. Nkuko warubimbashe rero, ya kesi nyiziho, ndayikurikira, ndasoma nk'abandi bose, inkuru isohotse turasoma tugakurikirana. Ngira ngo aho mbiherukira, mperuka Prince Kid cyangwa se Kid, ni Kagame harya Ishimwe Dieudonné. Ngira ngo numvishe bavuga ko ari byo impine yabyo ari Kid. Ko ejo yaburanye ubujurire, akaba ategereje gukatirwa. Niba nibuka neza, ibyaha akurikiranyweho ni bibiri. Ubwa mbere bamurega byari ibyaha bitatu. Kimwe cyari cyo
gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ari nicyo cyavuyemo ngira ngo nicyo cyavuyemo mu rukiko rw'ibanze, arajurira. Ngira ngo n'urukiko rw'ibanze n'urwo rwagikuyemo hasigara bibiri plutôt. Kimwe cyitwa gusaba undi shimisha mubiri ushingiye ku gitsina, ikindi cya kabiri no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ndumva ari ibyo ngibyo ahari. Mu bujurire rero ntago urubanza rwe rubera mu muhezo, yego nta muntu abikurikiranye, ariko ngira ngo ibyo ngibyo nibyo byaha birakurikiranyweho, ndumva aribyo twaganiraho, kandi ndumva nta kibazo. Ngira ngo rero n'ubundi nibyo nagira ngo hanini tuganireho. Abantu benshi bari kwibaza bati se ko Prince Kid ajuriye ubundi biramuhesha amahirwe yo kuba yatsinda agataha, ese birashoboka ko uru rubanza rushobora guhita rurangirira rutageze mu mizi, ubundi kugeza aho wamara abantu amatsiko? Uyu muntu ashobora gutaha ari muri detention cyangwa JALAS? Hari ibintu bibiri. Hari nkunze yuko uvuze mu mizi n'ikintu bita procedure. Ubu bari mu cyo bita procedure. Procedure rero ubundi itegeko ry'u Rwanda ravuga ko umuntu ashobora gukurikiranwa soit afunze cyangwa adafunze. Gusa burya gufungwa nuko wenda abantu batabizi, burya gufungwa ntago ari ubundi gufungurwa gukurikiranwa uri hanze nibyo byakagombye, niryo hame. Noneho gukurikiranwa udafunze ufunze ni exception. Bivuze ngo ubundi yagombye gukurikiranwa adafunze. Impamvu gukurikiranwa udafunze ni iyihe rero? Ni ukuvuga ngo haba hari ibimenyetso bifatika bigushinja icyaha ku buryo bakeka ko icyo cyaha kuko wagikoze, kandi bakavuga bati tutagufunze twakwica iperereza, bigatuma noneho tudakora iperereza ryacu neza. Niyo mpamvu bafata umuntu bakamufunga. Iyo bamufunga rero kugira ngo bamukurikirane bamubona hafi, niba mushaka bazamubone, niba bagiye kumubwira bati turashaka gutumira ku itariki ni uzaze hano tuzakubone hafi, kuko wenda bavuga bati nitukureka ukagenda ejo mu gitondo twagutumaho ugasanga waturutse wagiye muri Uganda, wagiye Burundi, wagiye hanze, bityo ntitugukurikirane neza. Muri ibyo rero iyo muri detention rero ngende ku cyo warumbaje utese umuntu arafungurwa, yego ushobora gufungurwa. Iyo umuntu agifatwa agezwa ku bugenzacyaha, aribyo twakwita RIB. RIB igasuzuma dosiye ikavuga atari ko n'umuntu, kuko turabona hari impamvu ko zigaragaza zituma yakurikiranwa afunzwe. Yabona hari impamvu n'iminsi itegeko ryagenye bakakuregera ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo bwamara kubona bya bintu niba bifite ireme koko, bakakuregera urukiko rugafata umwanzuro uti noneho wa muntu tumukatiye iminsi 30 izatuma ajye gufungirwa kuri gereza iyi n'iyi kugira ngo nitumushaka tuzamubone. Iyo hatari ibimenyetso bigushinja bikomeye, navuga ati wa muntu nta bimenyetso bihari tubona bimushinja cyaha, cyangwa se turabona tuzamubona vuba nitumukenera, reka noneho tumufungure ariko tuzamukurikirane noneho adafunzwe. Ni ukuvuga ngo muri detention cyangwa se muri gukurana ifunga n'ifungurwa by'agateganyo ushobora kurekurwa ariko ukazakurikiranwa nyuma. Ni ukuvuga ngo ubu ugiye gukurikiranwa uri hanze. Birashoboka ko umuntu yafungurwa bya burundu muri detention? Sinavuga ngo ni bya burundu kuko iperereza riba rigikomeza. Ni ukuvuga ngo nk'uko nari maze kubigusobanurira, umuntu arafatwa agafungwa, bagiye kumuregera urukiko kugira ngo rwemeze niba koko akomeza gufungwa cyangwa ni ukuvuga ngo iperereza riba gikomeje. Iyo rikomeje rero ubugenzacyaha nabwo ubushinjacyaha ugasanga nta mpamvu zigaragara zizatuma noneho bongera kuregera urukiko no mu mizi, ubwo kwa gufungurwa guhita kugira agaciro dosiye ubushinjacyaha ntibuyiregera urukiko ikarangira aho ngaho. Ubwo impamvu nari mvuze icyo kibazo nuko nko kuri issue ya Miss Elsa nawe usa nkuri atashe kuri kino kibazo cya Prince Kid, hari aho bavuga bati ubushinjacyaha nibwo bwavuze ko iperereza bwakoraga ryarangiye. No kuvuga ngo bwisabiye ko Elsa afungurwa, ubushinjacyaha ubwabwo bukareka ikirego se. Ubwo nyine buravuga buti twebwe iperereza twakoze ryararangiye, nta kintu tukimukurikiranyeho. Ni ukuvuga ngo rero muri iyo case ukuntu bimeze, ni ukuvuga ngo ubushinjacyaha nabwo ibyo nakubwiraga bwaregeye urukiko rw'ibanze byari kugira ngo bwaregeraga detention cyangwa se ifunga n'ifunguro ry'agateganyo. Nabwo ngo ifunga n'ifunga ry'agateganyo rirangiye, ubushinjacyaha burongera bukaregera urukiko, noneho ari byo twise mu mizi. None iyo bubonye nta bimenyetso bihari, ubwo ni ukuvuga ko
bwaretse ikirego ntibuzirirwa bunarega mu mizi. none se ubwo byari ngombwa ko ubushinjacyaha burega Miss Elsa ku rukiko niba bwari bwiteguye kumurekura cyangwa ntabwo ubushinjacyaha bwemerewe kurekura ngo buvuge ngo bishoboke oya bafite uburenganzira bwo kumurekura bafite uburenganzira bwo kumurekura kuko nibwo bafite uburenganzira bwo kujya kuregera urukiko. Bishoboke ko babonye ibyo bimenyetso baramaze kuregera urukiko kandi niba baramaze kuregera urukiko bagomba kwipronosa bagomba kuvuga ibyo impamvu bareze impamvu bagiramo hagati twisubiyeho ikirego turakiretse. Aha, hanyuma rero reka tujye ku byaha nyirizina Ishimwe Dieudonné akurikiranyweho kugeza ubu kuko wari ubikomoje uti nanjye namaze kumenya ko ari bibiri. Twari twamaze kubivuga, harimo icyaha kivuga kiti gusaba undi ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Gusaba undi ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina mu yandi magambo no kumusaba ko muryamana, sicyo bivuze ko bishatse kuvuga. Icyo kintu se ko numva atari icyaha gusaba undi kintu kugira ngo muryamane, ntabwo rwose mu mategeko mu byo nzi mu mategeko nzi wenda hazagira umuntu unyomoza ariko icyo cyaha ntabwo njye nkizi nta nubwo nzi ko kibaho. Gusaba undi kugira ngo muryamane nta cyaha kirimo. Ugarukiye gusa aho ngaho ukandika uti umuntu ankora icyaha cyitwa gusaba undi gusaba kanaka ngo turyamane nta cyaha kirimo. Ari ibyo ngibyo buri muntu wese yajya aregwa ko gusaba bibaye icyaha kuvuga ngo nawusabye kanaka igitsina cyangwa se tuvuge gutyo si ukumusaba igitsina se muri ibyo ngibyo ese ni icyaha ki? Ari ibyo ngibyo nta muntu utafunga kuko narebye reka turegere no muri code penal tukarebera wenda no muri GBV ni itegeko rikumira kandi rihana ihohoterwa rishingiye ku gitsina iryo ari ryo ryose. Naho code penal ni itegeko rihana ibyaha riteganya n'ibihano muri rusange. Nkeka ko nta hantu na hamwe wabona icyaha cyitwa ko gusaba undi gitsina ari icyaha. Komeza icya kabiri. Ubwo impamvu nari nkivuze gutyo ni uko n'ubundi mu bujurire bwa Ishimwe Dieudonné ku mwanzuro w'umunyamategeko hari aho bavuga bati bisa nk'aho ari byo urukiko rw'ibanze rwashingiyeho rumufunga ngo hari amajwi yasakaye ngira ngo nawe wenda ushobora kuba yarayumviseho hakaba na message ngo yagaragaye Muheto avuga ati ese ubona twaryamana bikavamo wakaba no kuba barashingiye ku kuba Prince Kid ngo yaramusamagaye ari nijoro cyane bigaragaza ko ari iyo intention yari afite. Noneho ari nacyo kintu bashingiye bavuga bati mu kujurira ko bavuga bati harimo no kuba mwaragoragoje imvugo kuko happiness ntibivuga ishimisha. Icyo turakigeraho nyuma. Reka banza umbwire kuri icyo kintu kijyanye no gusaba rero kuri icyo cyo gusaba gatambwira icya kabiri impamvu yabyo ndibuze kukubwira. Icya kabiri kitwa ngo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ahubwo njye ndumva njye nkurikije mu byiyumviro byanjye icyo kintu gusaba undi ishimisha mubiri kigwa muri icyo kintu cyo guhoza undi ku nkeke ibijyanye n'ishimisha mubiri. Ni ukuvuga ngo igihanwa mu mategeko ni uguhoza undi ku nkeke umusaba igitsina kuko mu gifaransa twahita harcèlement sexuel. Uramusaba igitsina buri munsi ejo n'ejo bundi buriya ariko ubikoze inshuro imwe ukamusaba igitsina uti kanaka rwose mbabarira nyihera icyo nta cyaha kirimo. Ariko ubikoze bikaba repetitive ni ukuvuga ngo ni uburyo buhoraho. Nushaka umbabarire tuze gusoma ingingo ibihana nta kibazo niyo ribuze yidusomere bidufasha kugira ngo n'ubundi bavuga nitwe dushingiye ku itegeko kuko kuvuga ni iryo ugiye kudusomera ni code penal cyangwa tubanza turebe tugiye kureba code penal itegeko nimero 38 bare 2008 ryo kwa 3 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Mu ngingo yaryo y'ijana 49 yaragira iti guhoza undi muntu ku nkeke ni igikorwa kibangamye cyo kubwira umuntu amagambo cyangwa gukora ibikorwa ku buryo buhoraho. Urumva icyo kintu ku buryo buhoraho bifitanye isano n'igitsina bishobora kwangiza icyubahiro cye bitewe n'uko bitesha agaciro cyangwa icyubahiro nyiri ukubikorerwa cyangwa kumutera ubwoba cyangwa ikimwaro. Aho ngaho turabyemeranyaho. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa cyo guhuza umuntu umubwira uti ese wazampaye ese wampaye uyu munsi mu buryo buhoraho.
hakaza ikibazo rero kimwe ese niba haje amajwi avuga ati ngewe waretse tukaryamana inshuro imwe byaba ari uguhoza undi muntu ku nkeke ubwo icyo ngicyo ugomba no kutubwira ubumva ishobora kuba inkeke ariko ntibibe guhoza ku nkeke aha ni inkeke wenda kuko ntabwo ubishaka ariko ntabwo ari uguhoza ku nkeke kuko guhoza ku nkeke ni ibintu bihoraho biri repetitive birenze inshuro imwe uyu munsi ukavuga ati none wamara kubwira wa muntu uti wampaye bino bintu none wa muntu bikazagira bikamubangamira akumva noneho arabangamiwe cyane yanakwiyahura mbese ni ikintu kimugeza ahantu avuga ati reka njye kukurega kuko ibintu nkorera ni hariserema donc urambangamiye ni ibintu birimo kuntesha bihoraho bimaze kongera mu mutwe bimaze gutuma ntakora bimaze gutuma ngenda mu muhanda nkumva ndabangamiwe umpoza ku nkeke niyo hariserema sexuelle cyangwa se guhoza umuntu ku nkeke bishingiye n'igitsina ese ubundi ko bongeraho ngo bishingiye ku gitsina hashobora kuba guhoza ku nkeke bidashingiye ku gitsina yego none se uhoza umuntu ku nkeke umutuka umugore wawe yawe ni muri mu manza mureza mu bantu uhoza undi ukamubwira amagambo akomereza ahubwo tufite n'urutwe rubi ejo ukongera ukamusubiriramo ejo ukamubwira ati mbese umuhoza urumva atari guhoza ku nkeke umubwira amagambo mabi akomeretsa ni ukuvuga ngo ahangaha ni hari nk'imvugo zikunda kuranga abantu mu gihe bafitanye udutotsi cyangwa se wenda niba umugabo cyangwa umugore afite izindi ngeso zo kujya hanze ukumva akunda nko kucyurira umugore w'ibintu ukamubwira ati wenda wowe nturyoshye nka kanaka byitwa ibyo no guhoza ku nkeke ni ukuvuga ngo ubikoze inshuro irenze imwe ukabikora inshuro irenze imwe ukabwira umugore wawe ati uko nagushatse umeze ntabwo ari ko ukimeze warahindutse wowe nagushatse wenda ufite umutwe umeze gutya none dore bikazagera bikamugera ahantu mu mutwe akumva noneho abandi bagore reba ikibuno bafite aha voilà reba kuri ukuntu kanaka kameze so wazajya ujya muri siporo urumva wazajya ujya muri siporo nawe uko wazajya imiterere imeze nk'iya kanaka wa muntu noneho bikamugera mu mutwe akumva ko akagira complex burya kuko ufite ikibuno gitoya aka noneho kurya ashaka n'uburyo ajya kucyongeresha ariko kugira ngo akunda gushimisha ubwo ni ukuvuga ngo ubimukoreshe mu by'ukuri ariko atabishaka ni ukuvuga ngo agiye gukorega byaba ari uguhoza ku nkeke kuko biramubangamiye none rero mu gihe umuntu wese yaba agufiteho inshingano kuko urumva kuri Prince Kid ikintu kimugonga cyane ni ukuba bano bakobwa yaraba afiteho inshingano aho turabigeraho nanone ni ukuvuga ngo dukurikije code penal itegeko namaze nagusomeye ibira ni muri rusange ni ku bantu bose yego ni ku bantu bose guhoza umuntu ku nkeke ushaka igitsina ibyo twabivuze noneho rero hari itegeko ryitwa GBV cyangwa se gender based violence ni itegeko nimero 58 ryo muri 2008 ryo kuwa 10 z'ukwezi kwa 9 2008 rikumira kandi rihana ihoterwa irya ryose rishingiye ku gitsina mu ngingo yaryo ya 24 niho turi buza kubisanga naho ni turisoma tuyisomye neza wasanga uriya musore bitamuhama reka nyisome kugira ngo twumva wabona Kid ari ubutahi oya mu ngingo 24 ingingo 24 iragira iti ingingo 24 iragira iti ahanishwa igifungo kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 5 n'ihazabu y'amafaranga kuva ku 100 kugeza ku 200 umukoresha iyo tari murayumva umukoresha cyangwa undi wese witwaza umurimo ashinzwe turimo kugenderaho ngaho umukoresha cyangwa undi wese witwaza umurimo ashinzwe agahoza uwakuriye mu kazi ku nkeke agahoza uwakuriye ibyo bintu ugenda uze kubisobanura kubisesengura neza twabonye umukoresha cyangwa se undi muntu ukuriye umuntu ugahoza undi muntu ku nkeke akoresheje amabwiriza ubwo atravers amabwiriza ngo ati ngenda kuye ngo uze kuza amabwiriza ibikangisho ni ukuvuga ngo sinzi niba urimo kubyumva neza ukuvuga ngo nudakora iki ndakora iki cyangwa harabiki ndakwirukana rero nzakugira gute turimo iterabwoba iterabwoba naryo raryumva agamije kwishimisha bishingiye ku gitsina twabonye ibintu bitatu akoresheje amabwiriza icyo ni kimwe ibikangisho ni iterabwoba noneho tubisanishiro na ya kese yacu ese muri ya kese yacu yabikoze yishimishije cyane ko atanabikoze ariko cyane ko ataje undi ku nkeke
yagamije akoze muri ibi bikorwa bitatu nibyo yabikozemo ese yamuteye ubwoba ese yamuhaye amabwiriza ati ngwino ndagusaba ngo ndakubwira ngo ndagutegetse uze turyamane ese yamubwira ati niba utakora bino ndakwambura ikamba ibyo nibyo bintu bitatu wagombye kugira gute kugenderaho niba ibyo bitarimo rero nta cyaha kirimo yaba yarakoze. Ni ukuvuga ngo nubwo bwose Prince Kid yatereta umumisi ariko adashyizemo izo ngingo eshatu nkuko tuzivuze. Yego ibikangisho none se erega wimwambura umuntu ni umuntu icyo ni cya mbere ashobora kumuteta agamije kubana nawe rero nta burenganzira afite. Arabufite none ese undi musore se uburenganzira bwe wani yaba ari umugabo ntafite uburenganzira se. Yego ashobora kuba ari umudivorce ashobora kuba ari iki afite uburenganzira none se kuvuga ngo nubwo yabamukuriye yaramukora ariko ntigeze amushyiramo ibyo bitatu nta birimo ni uburenganzira bwe afite uburenganzira bwo kumutereta nta kibazo kirimo. So ni ukuvuga ngo hari kandi niba nibuka neza bavuga se ko hari umwe mu nshuti ze bari bafitanye ubukwe cyane none se ubwo ni icyaha ubwo ntirwiciye yaramurwaniye ubwo niba hari uwo bari bafitanye ubukwe kandi hari iminsi ni ukuvuga ngo n'ibindi nta cyaha kirimo ni kimwe n'uko yari kuzarekuriye akaba yafata undi wenda byashoboka rero zamufata atamuterese. Mu nyungu z'ubushinjacyaha nkawe wagiye uburanira abantu benshi hari ubwo bishobora kubaho ko nubwo ntakibikora cyane ntakibikora yego hari ubwo bishobora kubaho ko ubushinjacyaha bushobora gutorera umuntu umwe kugira ngo azabe umutangabuhamya ahandi hantu. Ubushinjacyaha bugatora guteze none se icyaha iyo wagikoze gihanwa n'amategeko uretse se buvuze ko nta bimenyetso ubwo nuko nta cyaha kiba gihari. None se bukwifashishije guteze kandi nuko nta cyaha kiba kirimo ni ukuvuga ngo icyaha iyo cyakozwe urakurikiranwa ntabwo ari umushinjacyaha ugukurikirana ni itegeko rigukurikirana ntabwo rero wavuga ngo ubushinjacyaha bwakuretse ariko bwajya gukora ibintu bushaka ubushinjacyaha bugenda ku itegeko bavuga ati kanaka yakoze icyaha iki n'iki arabikurikiranwaho bityo yagombye kuregwa ntabwo bavuga ngo nitubishaka ngo turakureka ngo wakoze iki reka nguhe nk'urugero ubu se umuntu yakwica umuntu sibyo bose babibona ko yamwishe hanyuma ubushinjacyaha n'abaturage hariya bakavuga ati rwose yaramuhotoye twaranabibonye bakakureka ngo nuko ngara bafite uburenganzira bwo gushinja cyangwa kutagushinja nyine ariko nk'ibyaha bibamo amashumi siko tubizi se bashobora kuvuga bati umuntu wenda tuvuge ni drogue no gucuruza drogue bakagufatana na big dealer bagafatana n'umudira woroheje bagafatana n'ukonsoma wenda ukonsoma bakavuga bati kugira ngo bitworohere kugera kuri big dealer cyangwa big dealer ashinjwa reka aba bandi tubareke ntabwo byashoboka warakoze icyaha ni ukuvuga ngo icyo gihe cyaba ari igihugu kitakigenda ku mategeko ahubwo kigendera ku byumviro by'abacamanza byabo by'abashinjacyaha kuko umushinjacyaha yajya byuka akavuga ati ngewe ndakurikirana uriya mwihorere bivuze ngo ntabwo cyaba ari igihugu kigendera ku mategeko ahubwo uvuga ngo wa muntu nge uko mbizi ubushinjacyaha bugira gutya bukamworohereza ati wowe turwaneho muri no case ushinje kanaka wowe ahubwo tuzagusabira ibihano byoroheje ko wanadufashije ahubwo noneho uriya none umushinje ariko ntibizagukuraho icyaha ahubwo bazagusabira ibihano byoroheje kuko nibo bafite uburenganzira bwo gusabira ibihano nuko nimo kubyumva ntabwo ubushinjacyaha wakoze icyaha ntabwo bajya bikora ibintu bashaza ari byo umushinjacyaha wenda ukomeye byaba bati okay ubwo byaba ari no gufavoriza ruswa ahubwo bati mpa miliyoni magana ngahe ngiye umureke ubwo sumva cyaba igihugu kigenda ku mategeko none se kuri iki cyaha cya mbere twari turiho twatangiriyeho cyo gusaba ko mbona muri statement ya RIB yatanze ibivuga nyine ibyaha nk'uko urabizi ko babivuga bagahita banavuga n'igihano bakavuga ati gihanwa n'itegeko rihana ibyaha bya ruswa gihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'irindwi n'ihazabu iri hagati ya miliyoni na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo icyo ni ikihe icyitwa ngo icyo gusaba ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina cyangwa no gukora icyo biba byabaye gukora urumva gusaba nuko ntarebye icyo cyaha mu by'ukuri ngo
ngira ngo rero byangwa ko turi buze kureba mu itegeko rihana ruswa ariko mu mategeko nakubwiye haba muri code penale haba muri GBV ntayo nabonyemo ubwo byasaba kuza kureba mu itegeko rihana ruswa niba icyo cyaha koko inyito yacyo aricyo kuko ntabwo ibyaha nk'uko nabikubwiye ntabwo ibyaha biteganywa n'amategeko ntabwo ari code penale gusa ntabwo ari GBV bishobora kuba baragikuye no mu itegeko rihana ruswa ariko nge mu mategeko numva nifashishije ari code penale ari itegeko rihana rikumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina iryo ari ryo ryose kuko ndikubwiye ntabwo rwose icyo cyaha cyo gusaba ubundi shimishamubiri cyo kora icyo akora ubikora uvuze uti ngewe mpa ibi bintu nzagukorera iki n'iki cyaba ari icyaha kuko urumva ni ruswa nyine ubu urimo kumusaba ruswa atari ukuvuga ngo ni icyaha giteganywa cya kintu bishingiye donc bya bindi bikumira impamvu bivuze wenda twafata akanya gato tukabirebamo kuko urumva gusaba bihindutse nk'aho ari ruswa gusaba reka turebe wenda kuri ruswa byaba bibaye ruswa ariko nanone ruswa kugira ngo tubyanalize neza ruswa ikora ryari ruswa ni igihe umuntu afite uburenganzira bw'ikintu runaka turumvikana irafite uburenganzira bw'ikintu runaka rufite uburenganzira bwo guhabwa serivisi yo kuba mu murenge runaka noneho kugira ngo umuntu ayigukorere aravuga ati aho kugira ngo nyiguhe rero twumvikanye ko wari uyikwiriye noneho miki kintu hanyuma ngire gute nawe noneho ntigukorere birumvise ko kumusabye ruswa ahubwo ikibazo ukavuga uti ese uyu muntu koko ibyo bintu yarabikwiye ese muri iyo kesi noneho ninde basabye ruswa kugira ngo amukorere bamuhe ikamba wenda sinzi niba ariko kuko nkeka kuri iyo kesi yabaye nyuma yo ngo birasaba ko haba hagaragara mu minsi ushinja yego Ishimwe Dieudonné ko yamuhaye ikamba amuhaye ruswa y'igitsina yego okay aho nuvuga ngo naho hakabamo kandi kantu gakomeye ko kuvuga ngo ese ko kubibonera ibimenyetso ko kirakomeye cyo ngicyo bati ese ikamba wowe niba wagomba kwa misi wari urikwiye wari urikwiye kuko nabwo ko ari uburenganzira wari ukwiriye ni ikintu wari ukwiriye ariko umuntu bati kugira ngo nkiguhe nanjye turagera nayo urabanza umpe iki ngiki nanjye nkiguhe ariko nuvuga ngo ni ikintu wari ukwiriye ni serivisi wari ukwiriye yari kugenewe none se koko muri no dossier ya Kid harimo ahantu hazamo umukobwa witwa Akariza Hope waje muri Miss Rwanda arafailinga aranagaruka anabwo arafailinga mu bivugwa ni inkuru zanditswe ku gihe bivugwa ko hari umukobwa wagarutse mu irushanwa kuri iyo ntuza ya Prince Kid yo kumubwira ati ngwino nzariguha ntabwo bishobora kuba ibintu byamugonga cyangwa ntaho bihuriye akavuga ati ngewe yanyijeje ikamba muha igitsina cyanjye turaryamana ariko ndaribura none se ubwo aho rero harimo akantu gakomeye cyane ese iryo kamba koko harimo erega mu mategeko JALAS iyo tugiye kureba mu mategeko hari ibintu cyitwa ibimenyetso kugira ngo uzabone icyo kintu cyitwa ibimenyetso niyo kigoye none se niki kigaragaza koko yari yamwemera ikamba ubwo se niwe uritanga niwe utanga amakamba ari byo byaba harimo indisho uvuga ngo hari umuntu gutanga ikamba n'abajaji hakaba nundi uvuga ati ngiye mpa reka kireka niba abwo yaramubwiye ati ngiye reka turyamane nka CEO wenda uzafashe uza-influencing ariko biragoye kuko mu mategeko ikintu tureba ni ibimenyetso ibyo bimenyetso kubona icyo kintu cyitwa ikimenyetso byasaba ko hari akanama nyamurama kaza gushinja Kid wenda akababwira kati wenda yagiye atubwira mu bihe bitandukanye ati duhikamba kanaka kuko ariko nabwo ese harimo ikintu uwo muntu yabimeritaga koko erego wibuke ko hari akanama hari agatanga amanota kanaka yagize amanota nayo kandi uwo kanama ese hari uwibwe kubera uwo ubu rero turimo gutekereza abantu kandi ibintu batigeze banavuga nta nubwo turimo kujaginga turimo gutekereza kandi mu mategeko mpanabyaha ntabwo hazamo ikintu cyo kwimagina ngo ariko ngo buriya ntibyari bigamije ibi n'ibi ngira ngo ugeze no kugikomoza umbwira n'ubundi naringiye kugera kuri happiness nacyo kiri mu byo yajuririye avuga ati mwagerageje kugoragoza kandi mu mategeko none se happiness ubundi reka tuganire happiness ni ibyishimo none se ibyishimo
none se ibyishimo bihuza n'igitsina twumva bimpuza nawe se ko bigusakeje none se ntange urasekeje happiness imibonano mpuzabitsina ntabwo ibamo ibyishimo none se guseka byo si happiness nabwo n'ibyishimo bagusabye happiness n'ibyishimo guseka n'ibyishimo imibonano waza hari n'ababa barahari nabyo n'ibyishimo happiness harimo guseka harimo umuntu agenda akajya kubyina iyo ni happiness harimo umuntu umva mu mutima ni happiness ni iki kandi mu mategeko y'iki mpanabyaha kandi mu mategeko mpanabyaha ntabwo ukora uvuga uti nyamara ariko buriya ntiyashaka kuvuga ibi ngibi bigomba biri presi uvuga ngo kanaka yasabaga iki n'iki dore n'ikimenyetso yasabaga igitsina kuko ni ibi ngibi ntabwo uvuga ngo yasabaga happiness arazavuga ati yasabaga ko none se akubwira ati mu kusaba happiness byari ukugira ngo ngewe tunabyinane wahera he ubihakana happiness kuri ibintu byinshi ariko avuga ati yasabaga igitsina we kanaka ndagusaba igitsina cyangwa turyamane ibyo byo birumvikana avuga ati ndashaka ko turyamana nta muntu uryamana n'undi atagamije atari ibitsina aho ndabyemera ariko uvuze ngo uzame happiness wenda ushobora no kuza rega twasuzanya akaba ari happiness ibyo impamvu rero umucamanza atagomba ngiye kuri ngewe ntabwo yagombye kujya odera hejuru y'ibyo itegeko riteganya itegeko ntabwo wajya kuvuga ati ntabwo wajya kuvuga ngo ariko ngo buriya yatekerezaga ibindi oya we mutekereza kuko ibyo yatekerezaga niwe ubizi wese uramutekereza gute muri mu mutwe nuko mbibona ngewe hari abantu rero baba batabyumva neza ukuntu mu rukiko hakora ibimenyetso rega mu rukiko byatungurana President abaye umwere cyangwa byatungurana afunzwe byatungurana icyo kibazo kirakomeye byatungurana abaye umwere cyangwa se ngewe ntago nasomye dosiye yose ngo mvuge ngo kanaka umushinja ntabwo nigeze tugeze kubiganiraho mu manza ubundi bavuga ngo donne moi les faits je donne moi ni ukuvuga ngo ibimenyetso mu butabera mu manza zose burya ugiye kuburana udafite ikintu kitwa ikimenyetso nta kintu burimo kuburana uvuga ngo urabanza ni telefone irimo kunsakuriza ni urabanza ugatanga ibimenyetso wamara gutanga ibimenyetso bakaguha ubutabera udafite ibimenyetso aratsindwa ufite ibimenyetso aratsinda ubushinjacyaha niba muri byo twavuze butabifite ibimenyetso nkuko twagiye tubisobanura buzatsindwa uti ku cyambere duhere ku cyambere twahereye kuri icyo cyo vuga ngo gusaba undi shimisha mubiri rishingiye ku gitsina gusaba undi shimisha mubiri rishingiye ku gitsina naguye ko biza ubwo twasanze nyuma yaho twasanze bishobora kuba biteganywa n'itegeko rigenga ruswa rikumira ruswa muri rusange niba koko yarabisabye agamije kumuha ikamba akabibonera ibimenyetso ariko nkeka yuko byo bimenyetso biragoye kubibona icyo gihe kizamuhama cya kintu cyo guhoza ku nkeke nibasanga koko ataramuhoje ku nkeke kuko twasanze ko guhoza ku nkeke usaba igitsina ni icyaha ariko niba yarabikoze inshuro imwe ntibizaba bikiri icyaha kandi wa muntu ubushinjacyaha nabwo bukerekana iki ibimenyetso bivuze ngo nibasanga ibimenyetso bidafatika nk'uko cya cyaha tugeza kuvuga kimwe kivuga ngo hari umuntu mu minsi ahari ngira ngo wavuga ngo baryamanye ariko icyo cyaha bakaza kugikuramo ngira ngo yamukuriye ihohoterwa rishingiye ku gitsina ubwo nabyo bizamera nkacyo byerekana ko ibimenyetso ubushinjacyaha bufite hanyuma noneho urukiko rube rwabiheraho ruvuga ati kanaka nabe arekuwe wenda nibabona ubwo ibimenyetso wenda bifatika bazaregera urukiko mu mizi ariko kanaka we nta ndetse serie de culpabilité tubona zihagije cyangwa se nta bimenyetso bihagije bihari twabona twamukurira n'icyaha byatuma ajya gufungirwa muri gereza ya Nyarugenge ariyo ya Mageragere agafungurwa uvuga ngo ibyo byose birashoboka ko yafungurwa kandi none yaba babona urukiko rwabona hari icyo bimenyetso nk'uko nabikubwiye bihari bigaragara bakaba bamumanura bakomeza gukonfirima ibyatanzwe icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro bagafungwa iminsi 30 ategereje kuzaburana mu mizi igihe ubushake buzaba bwaregeye urukiko mu mizi ngira ngo nicyo nabivugaho nyemerera wenda ndeviye gake ariko ntabwo ndi bujye kure n'undi ya case ariko ni nka experience cyangwa se urumva uba mu mategeko izi case
zikunze gusanishwa n'ubugambanyi birashoboka cyangwa ntibishoboka? ako zari ikintu kitaba mu kugambana muri kino kuva umuntu yabaho kuva umuntu yaremwe havaho kugambana kugeza na n'uyu munota nta kintu kitaba na Yesu umwaka wa yaragambaniwe agambaniwe n'intumwa ye bahorana umuntu umwe 12 Yuda aramugambanira bari kugambanira bari wakuri kandi umuntu kugambana ntago bari wakuri uwo wajya kugambanira kindi umuzi sinanamuzi sinzi n'isura ye simuzi sinzi n'isura ye yego tuba mu myidagaduro nabiko twagira ngo abivuze ariko ntago njya muri bira bikorwa ariko nta byashoboka rwose kwa mugambanira kompro bakayikora bamara kuyikora dossier ikagenda igatangira kajya muri ribu yagera muri ribu babona akamenyetso gato kamushinja icyaha bakabamutayemo agakurikiranwa n'amategeko birashoboka rwose. So rero maître nta gihindutse ishimwe de donner ako sinkiburana ego nibere mu bintu by'amategeko ya impuguke Laurent nta gihindutse ishimwe de donner kid azasomerwa ku itariki 3 z'ukwa gatandatu ugiye kumbaza ngo twitegeke abanyamakuru we twitegeze shaka atari ufite dossier ngo namuburanisha mwitegeko ese ubundi utararengaho hari ikintu uri kubwira cya dossier bijya bishoboka ko umuntu wundi utari mu rubanza yakwa accessinga dossier bisaba iki aho mbiziye dossier iyo umuntu areze ni biri public uyishatse wese aragenda akayigura mu rukiko bakamubarira bati ndashaka dossier ni ndashaka kuyikora ubushakashatsi runaka bamara kubara amafaranga buriya dossier yose iragurwa bamara kuyigura ukaza ukayihabwa kuko erega urubanza rwaciwe ruba rw'abanyarwanda niba ari urw'abanyarwanda rero hari abandi bakenewe nda kuzareba bakarufataho reference hari abandi bakeneye kuzarwugira bakafata ariko muri dossier ni byagenze gutya na gutya nizo uzarufataho reference utarubonye erega urubanza wibuke buriya yo bagiye umuntu agiye guca imanza batangira ngo hejuru arimo kashe yanditse ngo ono di peuple rwanda mu izina ry'abanyarwanda ruvuga ngo urubanza baruciwe mu banyarwanda mu izina ry'abanyarwanda uwo munyarwanda rero se bacira urubanza ukiye ko dafite uburenganzira bwo kurumenya none se kuti mujya musaba ngo mujye kuburana mu muhezo kuburana mu muhezo rero no kugira ngo abantu baje mu rugo rubanza baze uburana aze kuba yisanzuye cyangwa se adaterwa isoni n'ibintu bagiye kuvuga urumva nka biriya bintu wenda bijyanye na kwita nk'uburere mboneragihugu bishingiye na donc bifitanye isano no gupfura ntabwo byagombye kujya ndagaciro ubuse nko mu rukiko hariho umwana waje kurwumva akumva mutangiye kuvuga ibijyanye n'igitsina uwo mwana urumva murimo kumwubaka neza wowe wese barimo biriya bintu mu muco nyarwanda urabizi ko dukunze kubitsinda nawe ubyumvisha barimo kubivuga bati kanaka nuko aramugarika ubwo uyu terme ni byiza kumva kwivugira abantu bose uzagira isoni zo kugira gute zo kubyumva cyangwa se no kubivuga ku buryo byatuma n'urubanza rwawe rutagenda neza bikaba byaba byiza rero kurushyira mu muhezo kugira ngo abantu bagire gute kugira ngo wumve wisanzuye urabizi dukunda ubwiru cyane cyane abanyarwanda niyo mpamvu bati nabivuga bigarukiye muri zino nkuta zonyine ebyiri ariko none se niba ubyumva neza gusoma ntibibera mu muhezo nako bibera muri public mu ruhame niba ikintu kitwe twibaza twese turavuga tuti ko ruba rwabereye mu muhezo rugasomerwa muri public mu muhezo nabikubwiye mu muhezo no kugira uvuga atekane ariko ntabwo babimuhisha kubera ko bitangarizwa abanyarwanda urubanza ruciye mu izina ry'abanyarwanda biba bigomba gutangarizwa abantu bose n'impamvu bibera muri public aho kantu twajyaga tukibazaho Jean Paul yahoraga rwese avuga ati none se ko bagiye kubitubwira ariko aho ntugira ngo birasobanutse neza yego ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo uburana yumve yari yareze kandi n'abaje mu kurwumva nabo benda batumva ibintu bitabagenewe ariko mu kujya gucirwa kubera ko bizaba bigiye gutangazwa n'abanyarwanda kuko nibajya no kurwegizekita kururangiza baba barwegizekita mu izina ry'abanyarwanda bigomba kumenyekana niyo mpamvu nayo dosiye nakubwiye rero wa muntu uyishaka noneho uyishaka kuyikonsulta ushaka kuyikoresha iki n'iki afite uburenganzira bwo kugira gute bwo kuyigura akagenda akayigura akajya mu rukiko bakamubarira bakayimuha
so rero reka nsoreze aho ngaho n'ubundi wambwiye uti ngiye kukubaza ntitwitege iki mbere dutangira wamubwira ko ari minota 20 twitege iki twitege ko nyine ashobora gufungurwa cyangwa agafungwa kuko ntago tuzi ntago tuzi cyane urumva rwabereye mu muhezo ntituzi ngo ibimenyetso cyane cyane bishinja ni ibihe ibyo twabivuga twagende kubivugwa n'abantu muri rusange ariko burya muri dosiye uyifite neza haba harimo akantu kavuga ati kanaka turamushinja iki kandi ukabona kiramufata ariko tugendeye kuri ibi twavugaga wakumva ko ari umwere ariko wibuke yuko hari dosiye iri ndani hari burya buri dosiye kuri papuro rwose iyo ugiye no kuburana urabanza buri jambo ryose ukarigenzura ukavuga ati kanaka ashaka kuvuga iki n'iki iyo rero ntabwo tuyifite imbere yacu gusa ukurikiye mu bivugwa wakumva ko ari umwere ariko noneho hari umucamanza ufite dosiye ye yose cyane cyane ko banaduhishe twebwe gusa cyo gukora gusoma bisaba biri muri public ariko ikigaragara cyo urigendeye kubivugwa kuvuga ngo ugendeye kuri amashusho kubera yuko nakubwiye ko niba amashusho bitarabaye na plutôt yamajwe niba bitarabaye repetitive bitarahuje undi kunkeke nakwiye ko bitabaye kirimo icyaha niba nta wa muntu ataragaragaje ikimenyetso cyerekana ko yamusabye ruswa ko agamije kumuha ikamba cyane cyane ko nta n'uburenganzira afite ku ikamba nakubwiye ko ruswa ari ikintu ufite uburenganzira bakwimye ibyo ni icyaha cyangwa se ugamije ko bagukora serivisi runaka kandi twasanze ko atari wari ufite mu nshingano zo gutanga ikamba hari akanama aho naho si icyaha ngira ngo nibyo ngibyo bibiri byonyine ubwo rero urumva niba njye nkurikije ibyanjye cyane cyane ariko niseguye ko ntafite dosiye imbere yanjye njye ntacyo namukurikirana ko twibuke ko ari umucamanza ibyuzi bakubwiye ati niwe mucamanza kugeza ibyuzi ibyo mbonye kuri nasomye yego nta cyaha nabonamo wamucyura cyane n'ejo itahira aba ngo zinga ugende abo baramwogoshe nabandikira rwose wemere umusatsi wawe neza utere ku bwanwa ubu byaba bimukuyeho byose kuko urabizi ko umuntu yinjiye muri gereza muri bamwogosha akagira gute rwose zinga kuko wasabye igitsina ubwiye umuntu uti wampaye ibyo si twasanze atari icyaha ko gusaba ugendeye kuri code penale dushingiye kuri ruswa navuze yuko atari wari ushinzwe gutanga intuza kuko nta n'ubushobozi nta n'uburenganzira bifitiye icyo yari afite no kuorganiza amarushanwa ibyo nabyo twasanze bitamuhama cyane cyane ko wenda nta n'ibimenyetso bihari icya gatatu ni hariya twasanze guhoza ku nkeke yabikoze inshuro imwe kandi inshuro imwe twasanze atari guhoza ku nkeke kavuga nti Bwana Kagame ishimwe Dieudonné alias Prince Kid taha zamura ibyawe uve mageragero ugende namwe banyamakuru mujye kumwataka hari mageragero mubaza ibibazo byinshi reka twizere ko azabona ubutabera kandi twizere ko n'abadukurikiye iki kiganiro gifite icyo kibubatseho n'uburyo bwo gusobanukirwa ibivugwa muri dosiye ya Ishimwe Dieudonné ndetse ntabwo ari byo byonyine n'abadukurikira babishinzwe nabo hari icyo bareba wenda bagashishoza ntabwo bafite uburenganzira bwo simbese wasa influencinga umucamanza ariko nafite uburenganzira bwo kwefluwa ibyo byari bitekerezo byanjye ni ibitekerezo byanjye na amategeko twese dusesengura nabazabinyuremo yize amategeko nanjye narayize ubwo hanyuma umuntu ahabwa ubutabera n'undi n'uwahemukiwe nawe ahabwa ubutabera dusugire dusagambe cyane cyane ko kino gihugu ndabizi ko kigendera ku mategeko nta burenganwa bigaragara gusa buriya twumvikane yuko nta nzira yo kujurira yindi izabisigaye icyo ngira ngo nacyo yo kujurira ariko rirafungwa n'ifungurwa buriya izaba irangiye niba mukatira kibazanzura azagende yiyakire nka ndimbati nabonye ejo bundi itangazamakuru mu kuvuga ati ukuntu yigisha amakinamico muri gereza yiyakire ubundi byose bizakunda arangiza igihano cye cyane cyane ko twasanze n'ibyaha birakurikiranweho bidahanwa n'ibihano biremereye ngira ngo numva ari hagati y'umwaka n'imyaka 2 urumva rero maximum urumva rero nta kuba ku nta birenze kandi agategeza ko azaburana ashobora no kuba umwere nyuma mu mizi yaba umwere agataha ariko akihangana ahubwo agasaba yuko wenda yaburana vuba kugira ngo dosiye ye ikurikirane urumva aribyo navuga reka rero tugushimire tunasoreza ahangaha ikiganiro twagiranaga tukureke tuve muri ofisi
mu munsi w'akazi akazi gakomeze nimugoroba ari kujyana ahantu gisimenti kiracyakora ko mbona ucyegereye ntago arimo ndariko ntago arimo ndi hafi yaho ariko turi kuwa gatanu hagiye gushya mu kanya ni uko utumvishe ubu indangururamajwi zaba ziri hanze hano n'ikiganiro ntabwo cyari gukorwa abahahiye ndagushimiye Laurent urakoze cyane JALAS merci kandi nakagaruka tubongere tuzabaha ikaze nimwongera kudukinira nta kibazo sa asante